Kwese haleluya. Kwese haleluya. Abaneza mutera haleluya cyane. Oye cyane haleluya. Amashiwa kati. Korali BETHESDA. Yego bagize uruhare rwo gutegura iki giterane. Bagize uruhare rwo gutegura iki giterane ku bufatanye n'itorero ryacu kandi n'umurenge wa Kigali. Murakomere mu mashyi menshi cyane. Yego tubahaye ikaze bakunzi babimenyekane TV, by'umwihariko ni Elia yakoze agashya nk'uko bisanzwe. Rero uyu munsi tukaba twabateguriye ikintu gishyushye cyane ndetse kiryoshye cyane. Tugiye kubagezaho igiterane tugiye gukorera ahangaha, mubona ibintu byashyushye ndetse byacitse. Akaba ariho rero abakunzi banjye mwansanga uyu mwanya, bibaye byiza mwatera intambwe mukaza mwihutaho muri hose, kuko iki giterane by'umwihariko nanjye mfitemo umwanya. Tugiye kuririmba nayo n'amakorali atandukanye. Rero n'ibyishimo ahangaha muri uyu mudugudu turimo, n'ibyishimo bitandukanye ku bantu bose baranga nk'uko muri kubibona. Rero muhawe ikaze nk'uko bisanzwe kuri Bimenyekane TV. Turabakunda kandi turabemera. Imana ikomeze bamugisha, mukomeze mudukurikirane cyane.
uri mana pe, uri mana pe, uri mana y'amahoro naguhinduka. Uri mana pe, uri mana pe, uri mana y'amahoro naguhinduka. Uri mana pe, uri mana pe, uri mana y'amahoro naguhinduka. Uri mana pe, uri mana pe, uri mana y'amahoro. Uri mana pe, uri mana pe, uri mana y'amahoro naguhinduka. Uri mana pe, uri mana pe, uri mana y'amahoro naguhinduka. Uri mana pe, uri mana pe, uri mana y'amahoro naguhinduka. Uri mana pe, uri mana y'amahoro naguhinduka. Uri mana pe, uri mana pe, naguhinduka. Uri mana y'amahoro naguhinduka. Uri mana y'amahoro
ndashaka amashyi y'umuntu wese uri hano umuziki ingoma niba nawe ubishaka kuyamamara umwami w'abami niyamamare we shyiramo amashyi abari mu ihema niba nawe ubishaka kuyamamara umwami yesu niyamamare
ahantu yari ari tugihagaze twese. Haleluya, 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 abimana igiti cyo guhumeka. Haleluya, haleluya cyane. Sawa, umuntu wese arabere mugenzi we amubwire ngo Yesu aguha icyo wifuza uyu mugoroba. Uti Yesu aguha icyo wifuza, nawe aguha icyo wifuza uyu mugoroba. Yego, yego, aguha icyo wifuza. Cyatumye Imana ikurinda ni ukugira ngo ikugirire neza. Ko Imana itabara abagihari. Haleluya. Niba mugihumeka rero amahirwe aracyahari. Mugire guca ibiganza abo turi kumwe. Nimbona utarambura ibiganza ndagusezerera. Yego mubirambure mubwire Yesu uti turacyariho. Uvuge ngo turacyariho. Byaduhize byari byinshi ariko turacyariho. Uvuge ngo turacyahumeka. Haleluya cyane niba ugihumeka. Tugiye kwakira korali, hanyuma tugiye kuririmbira Imana mu izina rya nde. Ufite ubwoba habe na gato, ntiducitse
Bimu ziravuga nabi. Amahoro, adaguriwe abaneshe.
n'ibindi bizashira icyubahiro ni icy'Imana naho ibindi bizashira icyubahiro Imana naho ibindi bizashira icyubahiro ni icy'Imana naho ibindi bizashira icyubahiro mu gihe ari Imana naho ibindi bizashira icyubahiro ni icy'Imana naho ibindi bizashira 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 azashira azashira bizashira 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 icyubahiro ni icy'Imana bizashira icyubahiro ni icy'Imana naho ibindi bizashira Imana naho ibindi bizashira icyubahiro ni icy'Imana naho ibindi bizashira icyubahiro mu gihe ari Imana naho ibindi bizashira icyubahiro ni icy'Imana naho ibindi bizashira icyubahiro ni icy'Imana naho ibindi bizashira icyubahiro ni icy'Imana naho ibindi bizashira 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 azashira bizashira ubutumwa bwa kuri isi yose ubu itorero rya Kristo ririho aribungabunga buri munsi nta kibazo bahita kumurengera
igendera mu mwijima cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu umubare yanjye niho nzagurisha umubare yanjye niho nzagurisha umubare yanjye niho nzagurisha umubare yanjye niho nzagurisha umubare yanjye niho nzagurisha. Ikigo cy'umugoyi aza kubundiki zahoya igihugu azasiruhande rwawe abanituzu bazaga iburyo bwawe kuko ari buza kuti ikigo cy'umugoyi aza kubundiki zahoya abanituzu bazaga iburyo bwawe abanituzu bazaga iburyo bwawe
Thank
Zamura DJ gira vuba kubitamo Yesu abakajyaga mu
amaso atarisohoje ariko Imana irasohoza. Muzamure haleluya cyane abateraniye hano mwese, mwongere haleluya cyane cyane, mwongere cyane haleluya. uwo muhagaranye umuhore mubwiye ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihero. Imana yakuremye izi uko uzabaho, yagusigaje ifite impamvu. tuyikomera amashyi menshi ababyeyi mu gitera impundu. sawa sawa sawa. nta jambo na rimwe ariko ngo rihere. uyu muhanzi murabizi ko ari uw'Ikarama. egera hino hano, ndakurucinze ku mugaragaro kuri umuhanzi w'Ikarama. Amena. ariko haleluya, kugira ngo nshyigikire amavuta yawe nuko ndaguha ituro. Amen. Mukarwego nawe akongeraho irindi ukaza kurya neza uyu mugoroba. Amen. mukomere Imana amashyi. Haleluya cyane. Yesu yakoze. hanyuma gahunda haleluya nehereti rwesero mwiyumvemo ikaze. umushumba wanyu mwamubonye? aha se hari ibindi mwibagiwe? reka rero mbabwire akantu keza, sibyo? umukecuru yaravuze ati tugire ubwenge vekayi, tugire ubwenge vekayi control. yegerane kugira ngo tuze kwakira. muze rwose. Yesu ni mwiza, mwitinya, ni umunyamahoro kandi hanyuma nari umubabaro. nibegereyo sabe mushumba baba abakozi b'Imana bandi turi kumwe, mwegereyo aho hantu muhegere. aho hantu muhaduhe hari utwatsi, mukeka nawe ubaye mutoya. aho hantu hari utwatsi abo bana begereyo abandi bakomeje kuza bafitane hano. yego mukomeze muze hano. ndashaka abantu bafashe umwanzuro akavuga ati uyu munsi ushinzwe ku ruhande n'ijambo ry'Imana ryose turashaka kukama tamusengera Imana, mutambuke munsi nazaretse kugenda bagiye kubasengera. Mwemuretse dusabe ba bantu b'ubutumwa turi kumwe bahagare hari inyuma, sawa? noneho abandi basigaye bahagaze birashoboka ko bari abakristo bakaba baraguye. nibyo mwegeze gukizwa muragwa, yego murambura ibiganza ndebe uko mungana. aba nabo murabona ko ari benshi. noneho reka mpereze mikorofone umushumba tubwire uko tugiye kubasengera. namwe mugumaho tugiye kubasengera nawe. dutuze. turashimira Imana ishobora byose kandi dushimiye so umwami wacu Yesu Kristo kubw'ijambo rye, kubw'aba ngaba bahindutse. ndashaka ko mutunama murampindukirira hano, muzamure mundebe, muhumure. ibintu mukoze ni ibintu byiza, mukijije ubuzima bwanyu. naho wapfa mu kanya, naho wapfa ejo, ariko wemeye ugapfukama imbere y'Imana, ntabwo ari imbere ya mushumba gusa, ahubwo mupfukamye imbere y'Imana, muciye bugufi. muri kuvuga ngo icyubahiro ni icyande, ni icy'Imana. ni ukuvuga ngo muhaye Imana ubuzima bwanyu bwose. rero tugiye gufatanya namwe. ndabizi muba mutaramenya gusenga cyane, naho wanasenga ugasenga usinziriye. n'igihe gusenga kwawe ari icupa, gusenga kwawe ari umugabo wahuye nawe, n'ibyo ugasanga ni iryo sengesho ufite. rero ndagira ngo mbafashe, mugiye gusubiramo amagambo ngiye kubabwira. murabinyemereye? murumva mwafashe umwanzuro mu mutima? buriya niyo mpamvu tubatandukanije na bariya ashobora kugenda akagira ibindi, cyangwa we yarigeze apfukama bakamusengera, ariko mwebweho mufashe icyemezo cyiza. niyo mpamvu nifuza ko basengera by'umwihariko. siko bimeze? uzamura ikiganza cy'iburyo mugiye kugirana amasezerano n'Imana, kuko ubu mucitse Satani. niba wibeshye ugasubira mu burayi, wowe utarandura uzandura. niba wibeshye ikiganza uzamuye ugasubira mu nzoga, wowe bataramena umutwe, Satani wari wamucitse azagukoza isoni.
mugiye kuzamura rero mufashe icyemezo gikomeye kandi dufite abantu hano bari buze kudufasha kubagira inama. Ngaho mureke dukore gutya, muravuga ngo mwami Yesu, musubiremo ngo mwami Yesu. Nawe utajya kumuvuga ongera ubivuge mwami Yesu. Uriya ko atabivuga mwami Yesu, erega iryo zina rirakomeye. Mwami Yesu, turapfukamye imbere yawe, tubabarira ibyaha twakoze, twarakubabaje bihagije. Uyu munsi tumenye ko wadupfiriye, dufashe icyemezo, tubihamije n'ikiganza cy'iburyo, utubabarira ibyaha twakoze, amaraso yawe atweze, uduhindura abana bawe. Iki kiganza tuzamuye bigaragaza ko ducitse Satani, kandi twebwe turi abanyantege nkeya kuko tugituye muri uyu mubiri. Duha imbaraga zo kubireka rwose, ntituzasubireyo. Uturinde kandi uzaduha ubugingo buhoraho. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye gusenga. Mana Data, mu izina rya Yesu, abangaba barapfukamye imbere y'amaso yawe, bazamuye ikiganza bavuga yuko ari abanyantege nkeya, ariko ni wowe wenyine, kuko waje mu isi gukiza no gushaka intama zazimiye. Kandi abangaba nabo ni abana ba Aburahamu, abangaba nabo ni abantu bawe, abangaba nabo ni abantu warose, abangaba bari muri bamwe bapfiriye i Gologota, abangaba muri bamwe baterewe icumu ku musaraba, abangaba muri babandi bakubitiwe inkoni, abangaba ni babandi bemeye kubambirwa ukemera gupfa mu cyimbo cyabo. Naba rero bumvisha ijambo wasize, aho bavuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe, dore baremerewe n'ubusambanyi, baremerewe n'uburaya, baremerewe n'inzoga, baremerewe no kurogwa no kuroga, baremerewe n'ibyaha bitari bimwe. Ariko uyu mwanya turakwinginze, ubakure amacakubiri mu mutima, ubakure ubugome mu mutima, ubakure ubutindi mu mutima, uhindure ubwonko bwabo, marindi zabo zihindure, uze wicare mu mitima yabo. Kuko wakijije Rebeka, n'izi ndaya wazikiza, nawe abari umugi wabakiza. Dore iraha ry'iby'isi rirabatwara mu gitondo, saa sita na nimugoroba, ariko uyu mwanya imigozi Satani yabohesheje turayicagaguye mu izina rya Yesu. Imigozi y'uburaya, imigozi y'ibibi, imigozi Satani yabohesheje uyu mwanya turayiciye mu izina. Bohora imitima yabo. Harimo abari bagiye kwiyahura, ariko Yesu ni wowe karuhura, ngwino wongere ubaruhure. Harimo abari babuze uko bagenza inzara ibishe, ariko turabizi ni wowe wabaruhura ukabaha ibyo kurya. Harimo abari birukanwe bavuye mu mazu bari batuyemo, ariko twumvishe ko utanga ubuzima, kandi natwe twarabubonye. Uri Yesu uruhura imfubyi, uri Yesu uruhura abapfakazi, uri Yesu utanga byose, uri Yesu utanga kwiga, uri Yesu uruhura. Tanga amahoro muri aba bantu, tanga amahoro muri aba bantu, tanga amahoro muri aba bantu. Nuko Satani agenda basiga uyu mwanya, basiga amavuta yawe, basiga amavuta yawe, basiga ijambo ryawe, basiga imbuto nziza mu izina rya Yesu. Abo barose turabarogoye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imbaraga z'abadayimoni zibatera zituma badasinzira, uyu mwanya turategetse imbaraga z'abadayimoni nizihunge mu izina rya Yesu. Mana bohora aba bantu, ndumva ndifuza kubabohora, ndumva nifuza kubabohora, babohore nabo baha amahoro mu mutima. Tubakeneyemo abanyarwanda beza b'ejo hazaza,
tubakeneyemo inkumi nziza, bamwe bakaba abadamu, abandi bakaba abagabo beza, abandi bakaba abasore beza, abandi bagakorera igihugu, bagakukorera mu nzu yawe, bagahinduka abaririmbyi, bagahinduka abavuga butumwa, aba bakize. Uhereye none ubandike mu gitabo cy'ubugingo, uhereye none ubafate nk'abantu bawe, ufate nk'abana bawe, bafate nk'abo ucunguye, ubashyireho ikimenyetso. Satana batinye mu izina rya Yesu. Nuje wikinira, umusure nijoro, umusure ku manywa, umusure nimugoroba, umusure agenda, umwuka wawe wera amanukira aha hantu, umwuka wawe wera amanukire muri bo mu izina. Urashoboye, tugukomeye amashyi. Ubuntu bwawe bubane nawe none n'iteka ryose. Rero murakoze. Ndashaka gusaba abadiyakoni bari aha, bagiye kubaganira. Ishimwe ushaka guhinduka, mukuzura umwuka wera, mugahinduka abana b'Imana. Inyuma se hari ikintu mwahabonye? None se ko wishimishije umunota umwe, ubu ngubu ntubabaye? Ubu se hari ikintu na kimwe muzi byakumarira? Gukorera Satani ntacyo bimaze. Nimuhinduke mukorera Imana, kandi mu Mana hari ubuzima. Ubu turasa nabi, ubu turasa nabi. Yesu rero arabakunda, nicyo cyatumye yohereza aba bantu bose, nimwe baze gushaka cyo mu ijuru. Zamura ibiganza byanyu. Izina rikomeye rya Yesu Kristo wa Nazareti, umwana wawe tutakamba kandi twigishwa kugira ngo imbaraga ziyongere Kristo zikamushyira. Manura ikiganza, turagusengera by'umwihariko. Kandi ubundi umushumba asengera abo bantu. Reka dusenge Imana. Twavuze ngo umuntu uzi ko ajya kuraguza akaba afite impigi, arambura ikiganza, ibi bintu bye ataza kugera mu rugo bikamukoroga, kandi yanze kwemera hakiri kare kugira ngo tubimene, kuko ibyo turimo tuvuga aya magambo y'Imana tubabwira ni umutume n'impigi. Ni umutume n'iki? Ni umutume n'impigi, ni umuti ukiza abarwayi, ni umuti uvura indwara zose, ni umuti uhagurutsa abamugaye. Mwami Yesu, mu izina rya Yesu, mwanya mwiza wa none aha ngaha, abantu bapfukanye imbere y'amaso yawe, izina rifite imbaraga, ntabwo ari twebwe, izina ribahora, imbaraga zawe, izina rikiza, imbaraga ziri mu izina ryawe, izina ryirukana abizera, izina rihagurutsa abana, izina rikuzuye
kandi ukongere wakoze Kristo yakize ubugingo yakize n'imibiri ariko nawe genda ubakoraho buri wese kuri umwe indwara zo mu nda izo mu migongo izo mu maguru izo mu mutwe iziterwa n'abadayimoni wowe wagiye kuraguza rero namwe turavugana dirisha hanyuma turaza gukiraho izindi gahunda ariko yakoze agashya nakomye kumva abantu bo ku gatare bayisaba nibyo cyangwa ndababesheye sawa yakoze agashya ari tashe umushiriremo yakoze agashya ni umusitari wa hano ku gatare murabizi ko ari nahatuye se murabizi ko atuye hano haruguru aha muzamusure dore agiye no kurongora vuba ahangaha yakoze agashya tubanze tunyeganyege noneho abantu biteka gore agashya tugiye kubyinira Imana tuyikurira ubwanza DJ zamura Yesu yakoze agashya Haleluya Kwese haleluya Kwese haleluya Abaneza mutera haleluya cyane yego bagize uruhare rwo gutegura iki giterane bagize uruhare rwo gutegura iki giterane ku bufatanye n'itorero ryacu kandi n'umurenge wa Kigali murakomere mu mashyi menshi cyane yego mushiki uryoheye amatwi hanyuma mujye mushyiramo munyeganyege abarwayi za rubaga impande murataha zakiza ariko ya ndirimbo muyisubiremo ubutumwa bwakwiriye isi yose urasikia hiyo Bekai hamani hakonzi noneho musoreze ku butumwa Bekai hamani hakonzi noneho musoreze ku butumwa nanjye Mana nzahora nkuririmba oya Mana sinzakuvaho nanjye Mana nzahora nkuririmba oya Mana sinzakuvaho yegere haruguru gace yegere haruguru gace bamaze kwambuka yarakuririmbe Dawidi yaragutamiraga nanjye Mana nzahora nkuririmba oya Mana sinzakuvaho Haleluya.
Haleluya, korali BETHESDA. Uyu ni umukozi w'Imana. Twabanye mu bihe bikomeye. Abantu bamaze gusohoka, korali BETHESDA asigaranye abaririmbyi bake cyane. Ndetse n'ibyuma barabijyana bari bagiye. Aho bigarukiye tuba umucuranzi. Uyu mugabo yakoze umurimo ukomeye, yajyaga ava i Rwesero n'amaguru akazi Karama agakorana natwe. Ubu turabaririmbyi barenga 80. Haleluya, haleluya. Icyo gihe ntabwo twari dufite amafaranga yo kuba twamutegera, ariko ubu ngubu dufite amafaranga. Haleluya. Kandi nawe Imana yaramuzamuye, ubu ni dogiteri. Haleluya, haleluya. Yakoze agashya kubera umurimo wakoze cyagiye. Ntabwo Imana ikiranirwa ngo yibagirwe. Twagiye. Haleluya, haleluya. Dirisha umugisha. yitwa Yotamu, mujene dirisha wa korali BETHESDA. Aha. Shima Mana abayuda baratabara. Yego rwose. Yesu nashimwe ibihe byose. Cyane nagira ngo nshimire ubwitabire mbonye aha ngaha bwo kurwanya kuri kino giterane cyo kurwanya ibiyobyabwenge. Nawe nyuma muranyumva? Gatare hari rezo, muhamagara Imana telefone. Aha ngo ahantu hari rezo mureke Imana ya telefone. Telefone na Gatare hari rezo. Nishimiye rero kubana namwe, shimira ubufatanye dufitanye na ADEPR Karama, Muganza hose. ADEPR ikora neza cyane, dufatanya neza cyane mu bintu bifatika byubaka igihugu, sibyo? Roho nziza mu mubiri mwiza. Abantu nk'aba bateraniye hano bahimbaza Imana, ubwo biratanga n'icyizere cy'uko mituweli y'uyu mwaka twagize mwese mwamaze kuyiriha. Nibyo? Abamaze kuriha mituweli y'uno mwaka twatangiye muri muzamure turebe. Baracyari bakeya. Abafite gahunda y'uko babirangiza uyu munsi bari cyangwa ejo, kuko murabizi ko twatangiye umwaka, ubu ntushobora kwivuza udafite mituweli. Nibura murabizi ko umuntu yemererwa kwivuza kugira mu kwa 12 aho mbere cyarimo nta birahinduka, wararishe kugeza kuri 75%, kandi twatangiye umwaka mushya, mituweli y'umwaka washize nta gaciro igifite. Niyo mpamvu rero ibyo kutabibabwira, gusirimbira Imana no kwihimbaza no kuba ufite ubuzima bwiza, ushobora kuba wafatwa na kamaradiya gatoya ukaba Imana yaguha ubuzima, urakingiye muri byose. Ushobora kuba watsitara ukaba wakwivuza, ushobora kuba warwara umubiri wagira intege nkeya ukaba ufite mituweli. Tutayibabwira rero ntabwo byaba ari byo. Nta mukozi w'Imana ukwiye kuba ari mu busambanyi, ari mu bintu. Ejo twafashe burezi mu gihe hariya muri Gakoni zigira mu 42, ubwo ibiro 70 bifite agaciro ka $210,000. Dusanga uwo muntu wabicuruzaga yabitangaga hano iwacu, akabitanga hano mu majyepfo, akabitanga Iburasirazuba, akabikwiza Kigali yose n'umujyi wa Kigali yose. Ubwo na hano byabageragaho. Nizere ko abantu bihanye, nanjye mbaza ngo ntabazanye umujyi, kari akabure kamwe kagura $5,000.
aho kuyashyira muri mituweli ngo uyature impano uzigamire gahunda y'uwiteka ukayajyana mu biyobyabwenge, ibintu birazira bikaziririzwa. Nizere ko iyo gahunda tubirimo neza. Igihugu cyacu twarateye imbere mu kubaho neza kubera mituweli. Ndabona mukeye, biragaragara ko hano nta muntu wishwe n'inzara uhari, ariko murabizi ko bavuga ngo umuhanga w'inda n'uwayirarije indi ihora ishonje. Kandi uko dukura tugira imyaka igenda idusatira itubamo tuyirimo, ibindi igenda ziza tugenda twububa, niko dukenera kwitabwaho. Perezida wacu tumutora 2017 yari yashyize mu mihigo ko nitumutora gahunda y'abanyarwanda, abacuruzi, abahinzi, abanyonzi, abamotari, abakanishi, abantu bose bapagasa buri munsi, azabashyiraho gahunda yiswe ejo heza. Ugatangira kwizigamira, wagira muri ya myaka 55 ugatangira guhembwa nkaho nawe uri umukozi wa leta uhoraho cyangwa. Iyo gahunda rero irahari. Gahunda ya ejo heza ni ukugira ngo muteganye muzasaze neza. Uhura namwe rero ntayibabwiye naba mbahemukiye, sibyo? Turwanye ibiyobyabwenge, ariko niyo gahunda tuyitabira. Kandi n'amafaranga ushyira hariya akunguka, ntireba umuto ntireba umukuru, iratureba twese. Itandukanizo nuko iyo uri umukuru ni uko utangiye kwizigamira kuri ya myaka 55, igihe amafaranga yawe yashakiye uyakuramo. Ariko uri umuto byo birumvikana utigeza ya myaka 55, kiye kugendaho nka miliyoni 4 ugashaka 25% yayo wirihira amashuri, cyangwa se 40% wirihira amacumbi wubake, cyangwa se utange ingwate muri banki. Nta mafaranga yawe wibikira yunguka buri mwaka. Nanga bamaze kwigiramo murabizi. Ni gahunda rero n'ubundi izakomeza, twifuza ko muzakomeza kwitabira kuko ibafitiye akamaro. Igacungwa na kiriya kigo icunga ibya mituweli, igaracunga n'ubwiteganyirize. Icyo bitandukaniyeho, ejo heza iyo wizigamiye ni uko utangira kuyabona ku myaka 55, mu gihe pansiyo yari 65. Gahunda nk'abakristo ugomba kwibashira ko ni gahunda nziza cyane. Gatatu ari nagisorezaho nuko hano mu Gatare ariko no muri Kigali turi mu rwinjiriro rw'intara hafi 3. Abantu bavuye mu majyaruguru baruhukira hano, abavuye mu majyepfo baruhukira hano, abavuye mu burengerazuba baruhukira hano. Niyo mpamvu hano dukwiye gushimira ADPR hateguye iki giterane. Hano niho mu ndiri y'abantu bashobora guhungabanya umutekano w'abantu n'ibyabo. Niyo dukoze za gahunda tugejeje z'umutekano za operation, dusanga iki gice aricyo kimanukamo abantu b'abagizi ba nabi n'abajura benshi cyane. Hano rero muzajye muhahora uburyo abantu bose bazaba abana b'Imana, bakaba abantu batagira ibyaha, sibyo? Ubundi byadushimisha no mudugudu mu mwaka utaha uhembwe mu mudugudu izindi cyaha, kubera ko ADPR hateguye igiterane, abantu bakihana byose tugakizwa, tukaba abantu bazima. Iyo niyo gahunda nshaka kubashishikariza. Isoza rero, murabizi ko harabura umunsi umwe ngo twizihize isabukuru y'imyaka 29 igihugu cyacu kibohoye. Ni gahunda nziza twaribohoye, turakeye, ibitandukanye binoga, uburezi kuri bose birahari, ikoranabuhanga rirahari, gahunda y'ubwiteganyirize, ubuzima, zagira inka zagize ahantu hose. Hari gahunda ugiye ubaza buri munyarwanda kugira ngo nabohotse kuri ibi ngibi. Ni gahunda rero dushaka kuzizihiza tariki ya 4, izabera kuri buri mudugudu. Hari n'ibiganiro byateganijwe bigomba gutangwa. Banamburaga ko iwanyu muzabyinjiza hano mu Gatare ku kibuga cya Karama, ariko n'umujyi kubera ukuntu Kigali igenda itera imbere waduteguriye igitaramo. Babahanze umunsi wose mpuzamahanga guhera saa 8 hariya ku kibuga cya Karama. Bazaba bahari rwose, mu mbuga ya Mungu tuzahatwika, ariko atari ibyo kundi ubwo rero banaduteganya igitorero ryaturwa abahizi rizaza kudususurutsa. Ibyo birori rero bibatumiyemo kuko ikirezi cyacu kirera. Kandi na hano ntabwo twatangiye gusana rya soko rya Karama,
dukora imishinga na hano twe twabatekereje reka turangize ririya ubwo ibikurikiye ni hano ibyo rero bashimire imirimo myiza mukora kandi dukomeze dufatanye kubaka igihugu cyacu kubaka itorero ryacu tugeze ku rwego rwo kuvuga ngo umukristu ni umuturage ni umukristu ADP bafite gahunda nziza nagiye mbona umuyobozi wabo aherutse gutangiza yo kurwanya igwingira mu bana batoya batanga inka bigisha gutegura indyo yuzuye mwumvaga ko na minisiteri yacu yashakaga ko ejo bundi habaye umwiherero uhuza minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu n'amadini umurongo wari uko twese kuko dusengereza umugozi umwe ntabwo waba wishimiye ko waba ufite umukristu urwaye amavunja ubana n'amatungo mu nzu umwanda waramusabitse udasobanutse umubona aza gusirimbira Imana ariko wagera haba ugasanga umwanda waramugose waramuzitiye nta bwiherero ntaki bya bintu muzi byose bituboshye tugomba no kwibohora mu Mana uko ducyara imbere y'Imana naho turyama naho turara hakaba hakeye ashaka umukristu ukeye kugera no mu kiryamo isuku rero ni ingenzi ubwo ni ngombwa ko tuzakomeza gufatanya tugakora ibintu byiza kandi byinshi dufatanije cyane cyane bireba umukristo nawe muturage ndagira ngo mbashimire tugomeze twubaka u Rwanda rwacu twifuza kubaka ADP yacu twifuza irimo abagore beza bashima Imana banashima bubatse ingo zabo neza ikindi gahunda nashimiye ADP niyo yonyine muri uno mujyi wa Kigali twatangira ikiswe imbabazi graduation ni gahunda yashimwe cyane bifuje kwikwira n'igihugu cyose aho abantu bakoze ibyaha mu gihe cya jenoside bahura nabo bahemukiye bagasabana imbabazi bakajya kubaka wa muryango uzira icyaha uzira amakimbirane uzira umwiryane ahubwo ufite isanamitima n'indemanuryango iriya ni gahunda nziza ngira ngo muntize amashyi nshimire umushumba wanyu gahunda yanyuzemo gahunda yaciyemo iyi no muzatumye buriya n'akarere kacu mu miyoborere mwanya ukaje ku mwanya wa gatandatu mu gihugu iriya gahunda muzayikomeze ntimuzayireke buriya uko uzanye agashya akakwitirirwa nubwo kakwira ahandi hose aho kakoreye uragomeza kakaba kawe ntikigere gasubira inyuma dukomereza aho rero dufatanye muri za gahunda nziza turangaje kariya ni agashya abantu 280 bababariranye ni ikintu gikomeye cyane no mu rwego rwo kubaka umuryango uzira amakimbirane turashimira nanone ko hari abantu babana batarasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko ADP nayo hari abo yaduhaye yigishije n'ubundi bahari n'abandi bahari nyuma yo kwihana no kugira mubigishe baze tubasezeranye twubaka umuryango utekanye uzira amacakubiri uzira ihohoterwa uzira mbese uzira ubukene kuko buriya hari ihohoterwa nta bukene buba buhari iyo hari amacakubiri no kudahuza k'umugore n'umugabo ntabwo umutekano uba uhari iyo abantu babana batarasezeranye bacanana inyuma umwe aca mu busambanyi undi aca ahangaha undi ajya mu businzi n'ibiyoga bidateye bya bindi by'ibikwangari byateye ahangaha ubwo umuryango ntawo uba utekanye turashaka ari umuryango utekanye umugore n'umugabo babanye neza buzuzanye ntawe ubunisha undi ahubwo bahuriza hamwe bagakora ibyo babonye bakizigamira bakajya no gutura Imana bakagira n'igisiga n'uwo muryango dushaka no mu itorero ibintu ari sawa sawa ndabashimiye Imana ibahe umugisha aha mumfashe dushimire umuyobozi w'umurenge wa Kigali amashyi menshi cyane kandi natwe turamu